Ijambo ry'umunsi, ugukorwaho guhindura. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma Matayo igice cya 28 uhereye ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Ahantu hatari munsi ya 7 muri Matayo twabonye abantu bakijijwe no gukora kuri Yesu byonyine. Yabonaga ibirenze uburwayi bwabo ndetse akabona ibirenze agahinda kabo. Yesu yabonaga iby'abangaba bari bakeneye by'ukuri, ugukorwaho nyako ndetse no gukira, guhindura ubuzima iteka n'iteka nibyo bari bakeneye. Iki ngiki icyo kintu cyagumyeho mu myaka irenga 2000 Yesu amaze je hano ku isi. Kugeza none ni nkaho tutabona ijambo gukoraho, turifuza ibintu bitangaje, ibintu biteye ubwoba ndetse n'ibindi nk'ibyo. Ni gute ijambo ryiza ryaje guhinduka gutya? Amatorero akeneye amaboko yacu. Twahamagariwe kwemeza gutanga amakuru y'ugukizwa kwacu binyuze muri Yesu Kristo. Ese kuki buri munsi dushyeka yuko ibingibi tugomba kubikora binyuze gusa umunwa wacu, nyamara ahubwo Imana yarahaye buri gice cyacu cyose imbaraga ngo tubashe kuzuza zino nshingano. Dukora ku mitima y'abandi bitanyuze gusa mu kuvuga ngo Yesu yatwitangiye. Tubakora ku mitima ahubwo tubabanira neza, tubitangira mu gihe bikenewe, tubavugisha neza. Umutima ndetse n'ibiganza byacu byose bigomba guhora byiteguye gukora imirimo myiza y'Imana twahamagariwe gukora kugira ngo tubanire abandi neza. Iyo twishyize hamwe nk'abantu bizera, tugomba guhindura ubuzima binyuze mu mbaraga z'amasengesho. Yesu yakoze ku buzima ahindura byinshi cyane, natwe nk'abamukurikiye rero itorero ndetse nawe ubwawe tugomba kumwigana. Ni gute Imana ishobora byose yakora ku mutima w'umuntu ari wowe binyuzeho uyu munsi? Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka Nemi. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.